Uyu munsi dutangije imikino amashuri Kagame Cup mu myaka ishize. Iyi mikino ya Kagame Cup izaho ubundi twakinaga football gusa. Uyu mwaka imikino ya amashuri ya Kagame Cup ni ya mikino yose ya rusange irimo football, basket, volley, handball, ya mikino yose musanzwe muzi dukinisha. Uyu mwaka yose tuzayishyira muri amarushanwa y'amashuri Kagame Cup. Zindi ngamba twafashije nuko ubundi hamenyerewe yuko abafite hejuru y'imyaka 17 aribo bajyaga bagera kuri w'igihugu bamaze gukora amarushanwa yose nkuko mu bayazi ahera ku mashuri akazamuka akajya ku mirenge akajya muri association no kuvuga muri district akajya mu marigue none bakazahurira kuri w'igihugu tukazanavanamo abo tujyana muri FIASA. Abandi turaduhuza kuri w'igihugu byo bifite akamaro kuko iyo ko bazajya kuri w'igihugu baritanga kurushaho kandi bakanakorera nuze n'imyitozo na preparation zihari. Ubundi ahandi abagera kuri w'igihugu ni football under 17 gusa.